Bamwe bati iyi modoka iza kuba umuntu iba yaragize iti ndarambiwe nimumfashe hasi nigendere. Ni imodoka y'ikipe ya Rayon Sport ihora umunsi kundi. Ngaho uyu munsi yabuze amavuta, ejo yapfiriye mu muhanda, ejo yasubiye aho yaturutse. Ese ikibazo cy'iyi modoka mu by'ukuri ninde kigomba kubazwa? Ni imodoka y'ikipe ya Rayon Sport ikoreshwa mu bikorwa byo gutwara abakinnyi, haba mu myitozo ndetse no ku mikino ikipe ikina ahe Kigali ndetse no mu ntara. Ni imodoka ikipe ya Rayon Sport yemerewe na Muvunyi Paul ubwo yongeraga gutorwa nk'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa 10. Gusa iyi modoka ikipe ya Rayon Sport yaje kuyibona mu kwa 11 mu mwaka wa 2018 iyikuye mu Kagera Group. Iyi modoka Rayon Sport yemeranyijwe na Kagera Group kigomba kuyiha miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ibahe iyi bisi. Icyo gihe ikipe ya Rayon Sport yahise yishyura miliyoni 16, izindi 34 zitangwa niyo bita Radiant yananditswe kuri iyi modoka y'ikipe ya Rayon Sport. Nyuma y'icyo gihe bemeranyijwe ko andi mafaranga iyi kipe izagenda yatanga mu byiciro. Harimo abafatanyabikorwa bandi bari bemewe kujya kuri iyi bisi y'ikipe ya Rayon Sport barimo Score ndetse n'abandi batandukanye. Gusa amakuru ahari kugeza kuri ubu ngubu ni uko amafaranga yose yagombaga kurangizwa kwishyurwa mu mwaka wa 2019, nyamara uwo mwaka warangiye ikipe ya Rayon Sport itaramaramo umwenda ikipe ya Rayon Sport. Iyi modoka biravugwa ko yashubijwe mu Kagera Group aho yaturitswe. Iyi modoka ni imodoka yahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye, ngaho yagiye mu ntara yapfuye, ngaho yabuze amavuta. Ni imodoka kuri ubu ngubu benshi bibaza bati ko ari imodoka ifashe ikipe ya Rayon Sport mu ngendo zayo, kuki ubuyobozi nta effort bukora ngo bube bwakwishyura amafaranga asigaye imodoka itekane ibashe gufasha ikipe. Nibyo koko muri iyi minsi nta bikorwa by'ikipe iri gukora, ariko ntabwo ari igikorwa cyashimisha buri wese kumva ko imodoka y'ikipe nka Rayon Sport yakabaye ifatirwa. Amakipe menshi y'ibigugu haba hano ku mugabane Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi, ikijyanye n'imodoka ni kimwe mu bintu by'ingenzi abanza gukemura, kuko n'amakipe hano mu Rwanda yaba mato cyangwa manini aza kugira ko transport ari kimwe mu bayagora. Yewe hari ikipe zidatinya kukubwira ko niyo zaba ziri mu cyiciro cya kabiri transport izitwara arenga miliyoni 20 ku mwaka. Gusa ni ikibazo gikomeje kwibazwa n'abatari bake igihe ibibazo by'imodoka ya Rayon Sport bizarangirira. Ni ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ifite akanama ngishwanama karimo aba bagabo b'abanyamafaranga. Bamwe bati ntabwo bakwicaye hamwe bagateranya amafaranga ibi bikarangira ikipe ya Rayon Sport ikazaba bishyura, cyangwa se bagafasha abafatanyabikorwa bandi bari bwongereho ariko ikibazo kikava mu nzira.